Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, igice cya 26. Intambara yo kwizera. Abasore benshi ntibafite ihame ridakuka ryo gukorera Imana. Igicu cyose kije kiraboreka kandi bafite imbaraga zo kwihangana. Ntibakurira mu buntu. Basa n'abakomeza amategeko y'Imana ariko ntibumvira amategeko y'Imana kandi ntibashobora gukoza ibyo kuyumvira. Imitima yabo ya kamere igomba guhindurwa. Bagomba kubonera ubwiza mu butungane. Nibiba bityo, niho bazahagizwa no gushaka ubutungane nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka amasoko y'amazi. Nabo bazakunda Imana n'amategeko yayo. Ubwo nibwo umutwaro wa Kristo uzaborohera kandi ntubaremerere. Musore nkunda, niba intambwe zawe ziyoborwa n'Uwiteka, ntugomba iteka kwitega ko inzira yawe izagaragaramo amahoro no kugubwa neza bigaragara inyuma. Inzira igana ku munsi uzahoraho iteka ntabwo ari inzira yoroheje cyane gucamo, kandi akenshi izagaragara nk'iyishimye ndetse irimo n'amahwa. Ariko ufite ibyiringiro ko amaboko y'Imana ahoraho iteka ryose akugose kugira ngo akurinde umubi. Imana ishaka kuyizera umaramaje kandi ukiga kuyiringira haba igihe utwikiriwe n'igicucu cyangwa ku izuba ry'igikatu. Ukwizera kuzima. Umuyoboke wa Kristo agomba kugira ukwizera gushinze imizi mu mutima, kuko bene uko kwizera kutariho ntibishoboka ko yashimisha Imana. Ukwizera ni ikiganza kigundira ubufasha buhoraho iteka. Mu buryo umutima wagizwe mushya ubashishwa gutera utabosanya rwose n'umutima wa Kristo. Umuhati igisiga cya kagoma kigira kihutira kugira mu cyari cyacyo, hari ubwo akenshi gikubitwa hasi n'umuyaga w'ishuheri, maze kikagwa iyo hasi kure mu mikoko yo mu mabanga y'imisozi. Ibicu byijimye kandi bya rukokoma bigitandukanya n'impinga z'imisozi, ahora hacanye izuba, ari naho yakagoma yaritse icyari cyayo. Imara akanya yabuze ubwinyagamburiro, ikubita hirya no hino, ikubita amababa yayo manini cyane, isa naho ishaka kwebera bya bicu bya rukokoma. Ikangurira inuma zo mu misozi kubera urusaku rwayo isakuza, irwana ishaka ko yabona inzira ngo ive aho yafatiwe. Amaherezo iguruka n'ingoga itumbagira mu kirere, igaca muri bya bicu byijimye, maze ikavuza urusaku rurenga rugaragaza gutsinda igihe yogoga ikirere, maze mu kanya gati kabigeze hejuru mu mucyo w'izuba rituje. Umwijima w'umuyaga w'ishuheri biba biri hasi yayo, kandi umucyo wo mu kirere uba umurika ahayikikije. Igera mu cyari cyayikunda kiba ku bitare byo mu mpinga z'imisozi, maze ikabira anyuzwe rwose. Igera mu mucyo ariko yanyuze mu mwijima. Biba byayisabye gukoresha imbaraga kugira ngo igere aho mu mucyo, ariko yumva inyuzwe no kugera ku cyo yashakaga. Iyi niyo nzira dushobora kunyuramo nk'abayoboke ba Kristo. Tugomba kugaragaza bene uko kwizera kuzima, kuzinjira mu bicu bitubera nk'urukuta rukomeye bikadutandukanya n'umucyo wo mu ijuru. Dufite impinga z'imisozi ndende mu byo kwizera tugomba kugeraho, aho ibintu byose ari amahoro n'ibyishimo mu mwuka wera. Urugamba rwo mu buzima bwose. Mbese wigeze witegereza igisiga gihiga inuma y'inyamahoro? Ubwenge kamere bw'inuma bwahigishije ko kugira ngo igisiga kibashe gufata umuhigo wacyo, kigomba kuwugurukana umuvuduko usumba icyo gishaka gufata. Bityo rero, inuma iraguruka igatumbagira hejuru cyane mu bicu by'ubururu, nyamara kandi cya gisiga kikiyukurikiye gishaka kuyibona urwango kiyifata, nyamara bikaba iby'ubusa. Inuma ishobora kurokoka igihe cyose itagize icyemerera kuyibuza gukomeza kuguruka, cyangwa gituma isubira inyuma iguruka yerekeza hasi ku isi. Ariko iyi inuma icogoye maze ikaguruka igana hasi gato, umwanzi wayo uba uri maso ayihoreraho. Inshuro nyinshi twagiye twitegereza uwo muhigo tuwitayeho, ariko kandi duhagaritse umutima, dufitiye impuhwe ako kanuma gato. Mbega uburyo byabaye ibintu bibabaje kubona ako kanuma gafatwa na cya gisiga.
Imbere yacu hari urugamba mu ntambara turwana na Satani n'ibishuko bye mu buzima bwacu bwose. Umwanzi azakoresha igitekerezo cyose n'igishuko cyose kugira ngo ashyire ubugingo bwacu mu kaga. Kandi kugira ngo duhabwe ikamba ry'ubugingo tugomba gukoresha umuhati wose udacogora. Ntitugomba kurambika intwaro cyangwa ngo tuve ku rugamba tutarabona intsinzi, kandi dushobora kuneshereza mu mucunguzi wacu. Igihe cyose tuzakomeza guhanga amaso yacu kuri inkomoko yo kwizera kwacu akaba ari nawe kunonosora, tuzaba amahoro. Ariko urukundo rwacu rugomba kwerekezwa ku byo mu ijuru aho kwerekezwa ku byo ku isi. Kubwo kwizera tugomba gukomeza kuzamuka tukagera ku rwego ruhanitse rw'ubuntu bwa Kristo. Kubwo kurangamira irarika rye ritagira akagero, tugomba kurushaho gukura buri munsi dusa n'ishusho ye yuje ubwiza. Nitubaho dutyo dusabana n'ijuru, Satani azadutega imitego ye ariko bibi by'ubusa. Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo Ubutumwa ku basore, igice cya 27. Intsinzi twarayihawe. Dusobanukiwe gake cyane imbaraga twagira turamutse twomatanye n'isoko y'imbaraga zose. Tugwa mu cyaha inshuro nyinshi, maze tugatekereza ko ariko bigomba guhora bigenda. Twihambira ku byacu bidatunganye nk'aho ari ibintu byo kwirata. Kristo atubwira ko niba dushaka kunesha tugomba guhora mu maso hacu hakeye. Kristo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti, kandi binyuze mu mbaraga yaduhaye tubasha kunesha isi, umubiri na Satani. Kubw'ibyo rero ni mucyo twe kuvuga ku ntege nke zacu no kuba tutagera ku ntego, ahubwo tuvuga ibya Kristo n'imbaraga ze. Iyo tuvuga imbaraga za Satani, umwanzi arushaho gukaza imbaraga akatugota. Iyo tuvuga iby'imbaraga zishobora byose, umwanzi asubizwa inyuma. Uko turushaho kwegera Imana, nayo iratwegera. Benshi muri twe ntibakoresha neza amahirwe bahawe. Dukoresha imbaraga nke cyane ndetse nazo zigwaguza dukora ibyiza, maze twarangiza tugasubira mu mibereho yacu ya kera y'icyaha. Niba tuzinjira mu bwami bw'Imana, tugomba kwinjirana imico itunganye, itarangwamo ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose kimeze gityo. Ubwo twegereza iherezo ry'ibihe, Satani akorana umuhati adacogora. Atega imitego ye twe tutabona kugira ngo abashe kwigarurira intekerezo zacu. Agerageza uko ashoboye kose kugira ngo ahanagure icyubahiro cy'Imana mu bugingo bw'umuntu. Bityo rero, ni uruhare rwacu gufata icyemezo niba Satani ari we uzategeka imitima yacu n'intekerezo zacu, cyangwa niba tuzagira umwanya mu isi nshya iyo Aburahamu yasezeraniwe. Imbaraga z'Imana zifatanije n'umuhati w'abantu zagiye zitugeza ku ntsinzi y'agahebuzo. Mbese ntizanyurwa n'ibi? Ubutunzi bwose bwo mu ijuru twabuherewe muri Kristo Yesu. Imana ntiyashatse ko ingabo zishyize hamwe z'umubi zavuga ko yagombye gukora ibirenze ibyo yakoze. Imibumbe Imana yaremye ndetse n'abamarayika bo mu ijuru bashobora guhamya ko nta Imana yari gukora kirenze ibyo yakoze. Imana ifite isoko y'imbaraga kugeza n'ubu tutazi, kandi muri iyo soko niho izakora maze duhe ibidukwiriye mu gihe tuzaba tubikennye. Nyamara umuhati wacu ugomba guhora womatanye n'umugambi w'Imana. Ubwenge bwacu, ubushobozi bwacu bwo gusobanukirwa n'imbaraga zose z'ubugingo bwacu bigomba gukoreshwa. Nituhagurukira kugoboka aho bikomeye, kandi tukambara intwaro nk'abantu bategereje umwami wabo, nidukora kugira ngo tubashe gutsinda inenge yose iri mu mico yacu, Imana izaduha umucyo, imbaraga n'ubufasha biruseho. Ukwizera n'inshingano. Ntabwo ukwizera ari uko umuntu yiyumva cyangwa amarangamutima. Kwizera ni ipfundo ry'ibintu byiringirwa, ni igihamya cy'ibyo tutareba. Hariho imiterere y'iby'idini idafite ikindi iri cyo kirenze ubwikanyizi. Bene iyo miterere yishimira ibinezeza by'isi, inyurwa no kwitegereza iby'idini ya Kristo, nyamara ntacyo bene iyo dini izi ku mbaraga ikiza iboneka mu idini ya Kristo.
abantu bafite iyo miterere y'iby'idini bafata icyaha mu buryo bworoheje, ntibagihe agaciro bitewe n'uko batazi Yesu. Nubwo bameze batyo, n'inshingano bafite bayifata mu buryo bworoheje. Nyamara gusohoza inshingano mu buryo bukiranutse bijyana no guha agaciro imico y'Imana mu buryo butunganye.